bavandimwe, ikindi tugomba kwiga ubuzima bwacu ntituzahemukire Yesu. Yesu yatuvuze adupfira ari muri twebwe, ntazagera igihe atubwira ibintu ngo bitubabaze. Igihe cyose ibyo azavuze byaba byiza mu matwi bitaba byiza tuzamukunze, ntituzihakane Yesu no kugeza ku gupfa. Reka tubisabe. Uwiteka Mana ikomeye, turasaba ngo tugire neza Mwana, ntituzakwihakane, tuzakomeza turi kumwe nawe, tugendana nawe, dukorana nawe, imitima yacu ibintu bizacamo bifashe data mu izina rya Yesu. Garagaza imbaraga zawe, garagaza ubuntu, garagaza ibitangaza byawe ahantu turi mwawe. Ntituzakwihakane amasezerano yose ukrinami yakanda yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu. Amasezerano yose ukrinami yakanda yakomejwe n'amaraso n'umwami wacu Yesu. Isi ntizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi yacu ntizabaho, ijuru rikabaho, uwizera azabona ayo masezerano. Satani ntashobora kutwegera, imbaraga z'umwuka zizamunesha. Nimuhumura bera tuzataha. Satani ntashobora kutwegera, imbaraga z'umwuka zizamunesha. Nimuhumura bera tuzataha. Nimuhumura bera tuzataha. Nimuhumure nshuti tuzataha. Tuzataha, nimuhumura bera tuzataha, tuzataha. Satani ntashobora kutwegera, imbaraga z'umwuka zizamunesha. Nimuhumura bera tuzataha, tuzataha. Isengesho rya nyuma. Umva bavandimwe, turimo Yesu muri twebwe, kandi hari abifuza kudutembagaza benshi. Ubu tugiye kubatembagaza. Turimo Yesu, ubu turasa na Yesu. Abifuza kudutembagaza ni benshi kuri aka gasozi. Reka tubatange, tubatembagaza. Ndakubwira Imana ibaturiye, ndakubwiza urusenge mu izina rya Yesu. Hallelujah!
Yesu bamaze gufata amafi ikintu yababwiye yaravuze ngo muzana ayo mafi yanyu muri Imana igiye kukwigisha kurya ibyo waruhiye. Amen. Urabyumva neza? Yego. Hari abantu benshi muri bo murakora mwashize mwavunitse ejo uzabwe ku gasozi abandi babirwaniriremo amaprizo batemane barogane igihe cyo kubirya ni Amen. Yesu aravuze ngo fata kuri ayo mafi uzurye. Ayo mafi ya banzu yari mbere yuko abandi bayari. Nibyo. Amina. Yego. Avance. Amen. Numugisha kurya ibyo wakoreye. Yego. Ngiye kubasabira muzabirya. Ntimuzapfe mutarari. Amen. Muzaha abandi ariko mwariye. Amen. Man. Gusa reka mbahe tuverse nka tubiri. Matayo 9 ku murongo wa mbere. Hari ifite mu cyongereza. Avuga gute mu cyongereza Matayo 9 ari? Soma. Urayibona? Akobwa ka. Okay. Muri Marko Matthew 9:1. Matthew 9:1. The title says Jesus forgives and heals a paralytic. So he got into a boat, crossed over, and came to his own city. Came To his own city. came to his own city. Capernaum niyo yari site ya Yesu. Ngo yikira mu bwato arambuka agira mu mudugudu w'iwabo. Nyuma yuko Yesu i Nazareti amaze gutanga ya speech yabaguye mu sinagoga. Yesu avuye kubatizwa muri Yorodani. Yagiye mu butayu agira amajoro 40. Urabyibuka? Umwuka umukurayo araza i Nazareti wabo. Yinjira mu sinagoga. Harababajije ngo si sinagogi na temple bitandukaniye. Sibyo? Yego. Kera nta sinagogi zabaga. Igihe Abisirayeli baje bazanye ihema baryubaka Ishilo. Igira y'imyaka hafi 400. Bukeye harasha Ishilo. Isanduku y'Imana rijya ikiriyati Yarimu. Ihema barishira i Gibeyoni. Bukeye Dawudi babyibuka aje aravuga ngo ihema ry'Imana muri Zanisiyoni. Isanduku barikura ikiriyati Yarimu ku mugabo witwa Aminadabu. Bararizana bageze mu nzira umuhungu we witwa Uza akoze ku isanduku yari ihetswe n'inka arapfa. Muzi iyo histoire? Apfuye Dawudi arati isanduku iratumara muyibirekera aho ku muhanda hari umugabo witwa Obed Edom bati muri bikiwe turebe napfa zahereje nabaho tuzareba napfa ntakibazo n'umunyamahanga. Bafashe Obed Edom bamubika igisanduku. Nyuma y'amezi 3 amakuru ageze kwa Dawudi ati kuva isanduku ryahagera umugabo yabaye umutunzi mu gihugu. Yaramutungishije yabaye miliyoneri. Bati mukureyo vuba muri zana. Ariko aravuga ati sindikurayo tugomba kureba abalewi nibo bariheka ndirihekwa n'inka. Afata abalewi barariheka ategura ihema Isiyoni. Uko niko barijyanye buri ntambwe bateye 6 bakaramya bakabaga ikimasa. Baginjije Isiyoni Dawudi arabyina cyane kuko ritisha abantu kandi ryabaye umugisha. Abyinye umwenda yari yambaye ubwamurago. Umugore we yari umukobwa wande wa Sawuli umwami yari mwidisha muri etage abona umugabo we ko arabyina na rubanda. Aravuga ati kurongora abashumba aramunegura. Bibiliya iravuga ngo amusuzugurira mu mutima ngo amugayiye mu mutima. Imana imwima kubyara afata byara. Atashe mu rugo Dawudi atashe umugore yaramwishe ati niko ntasoni urabyinana na rubanda rugufi ku mwebwe tuzi ko umwana
kurongora abatindi birakapfa kuko yari umwana w'umwami. Kurongorwa n'umutindi abantu batize babashumba ni akaga. We ntawe ubyinana n'abaturage ntibibaho. Umwami ni umwami. Dawudi aramubwira ati mada iyi ntebe ndiho isoni wari uyiri Imana imukura irayimba none ndeye kwibyinira sutarabyinnye yavuye reka nanjye mbyine. Amen. Banishima cyane kuko niko Dawudi isanduku ryahabaye. Bukeye Dawudi agira umugambi aravuga ati sasa ngomba kubakira Imana inzu. Isanduku ryawe ntiribehe mu ihema ahubwo isanduku ry'Imana ribe mu nzu. Akibitekereza atangiye afite forume y'inzu azubaka, atangiye kuzana ibikoresho. Imana imutumaho Natani iramubwira ngo si wowe uzubaka urusengero, uri umugabo w'intambara. They are closing. Okay. Ngo bagiye gufunga iminota 5. Umugabo w'intambara rero nta kundi deka umwana wawe ari uzubaka uzitwa uw'amahoro. Salomo avutse niwe wubatse urusengero murabyibuka. Ariko yari akijya gusengera he i Gibeyoni rya joro nibasengero hari ihema kuko iminota 5 irangiye. Reka mbabwirire mu nzira tugiye muri bisi. Abona ayo masezerano isi nizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano isi nizavaho ijuru rikavaho uwizera azabona ayo masezerano. Nimuhumurabera Uzataha nimuhumurabera uzataha nimuhumurabera uzataha